hari saga ya Dani Nanone ino nkuru imaze igihe kirekire, inkuru yo gushinja Dani Nanone kubyara umwana akamwihakana. Nanone buriya ntago ntanduri vugira ubusa, ntago umuntu aturuka out of nowhere. Baze nimba harabayeho kubyarana n'uwo muntu byanze bikunze deja nitangiriro. Ariko hari n'ikindi kintu bavuga mu magambo, n'umwana wa kabiri n'uwawe wasubiyemo koko cyangwa ntago ari uwawe. Yes, nongeye kugusuza wewe wakoze subscribe kuri Password Media. Ni wa muhungu wanyu Idi Black Talker Mucenga rapfungiga amarira nyita password professional gafa. Uyu munsi ni tariki 28 z'ukwezi kwa gatatu 2025. Uyu munsi turaza kugaruka cyangwa se turibanda kuri video nyinshi mwagiye mubona n'abastari bagiye basubira hasi cyangwa se bagiye bava muri kariyeri. Uyu munsi rero dufite umustar mwagiye mumenya cyane ndetse wona ba verify ku mbuga nkoranyambaga. Umustar ni nta wundi ni Queen Cha rero niwe mustar uyu munsi dufite, ariko nanone niwe mustar wavuye muri industry ariko ntiyigeze yerura. Hagati aho ngaho rero ni gake mwagiye mubona nta interview, nta bitangazamakuru bimuvugaho, nta kiniki. Ariko dore ko ku rukuta rwa Instagram abaheruka gupostinga 2024 agenda yerekana amashow yifotoza nk'umuhanzi n'ubundi nk'uko byari bigiye bisanzwe. Asohoka aherutse kujya mu Bufaransa muri kuri kwezi kwashe kwa gatanu ku itariki 9 muri 2023, aho yagiye mu Bufaransa. 2024 rero ya postinze indirimbo mwagiye mumenya muri benshi, ariko nanone hagati aho ngaho ntari nava kuri icyo kintu cyo kuva muri industry ya career music. Queen Cha yagiye avuga byinshi akiri muri The Main, dore yuko ari naho kariyeri ye isa nkaho yarangiriye. So rero Queen Cha no muhanzi wagiye muri Guma inshuro zitari imwe zitari ebyiri. Ni no muhanzi w'umukobwa wa mbere wagiye uvugwa ko ari mu rukundo n'umu manager witwaga Badrama. Icyo gihe ni 2017 na 2018 na 2019. Sasa rero Queen Cha niwe mukobwa wa mbere wagiye muri Guma inshuro nyinshi havuyeho Knowless. Sasa rero undi mukobwa wundi cyangwa se ikindi gitsina gore gisa nk'icyavuye muri industry ya music harimo uyu nguyu Young Grace nawe rero ari mu bahanzi batanu batakivuga muri industry ya music, mbese bisa nkaho atagisohora imiziki. Young Grace rero uwo mwamenye kuri abayizera Glass, akitwa na Young Grace. We mu bijyanye na entertainment nk'umuhanzi, indirimbo aheruka kuyisohora mu mwaka ushize mu kwezi ntashidikanye neza yuko ari ukwezi kwa gatatu. Rero mu kwezi kwa gatatu yasohoye indirimbo imwe, mu gihe iyo ndirimbo yasohotse ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu 2024. Nongera kwibutsa ko ari nawe muhanzi wavugwaga ko ateye, navuga ngo abenshi bagiye bavuga ko ateye nk'abagabo cyangwa se agira imyitwarire nk'iy'abagabo. Iyi ndirimbo yasohoye yitwaga Dangerous.
ni indirimbo yakorewe amashusho n'abadirector bo mu gihugu cy'u Rwanda. Young Grace yagiye agaragara mu bikorwa byo kwamamaza cyangwa se kumenyekanisha United Gin, inzoga ikorerwa hariya ku Ruyenzi. Young Grace rero yagiye we akoresha inkuta za Instagram cyane kurusha izindi nkuta zose yari afite, akomeza kwegera abafana be akoresheje urubuga rwa Instagram, ndetse hari benshi bari biteguye yuko agiye gusohora indirimbo yindi nshyashya ikurikira ino Danger ku itariki 3 z'ukwezi kwa 9 2024, ariko nta yindi ndirimbo yigeze isohoka, dore ko n'ibinyamakuru bitigeze bimuvugaho. Undi muhanzi wacu rero utarigeze ugaragara muri platform, ku ma platform y'umuziki kuva mu kwezi kwa gatanu, ubwo ni mu kwezi kwa gatanu, kubera ko hagati y'ayo mezi cyangwa se y'umwaka wose hari abahanzi bava muri industry bakareka gukora imiziki, ariko bitewe n'imirimo bagiye bajyamo cyangwa se n'udukoryo bagenda bakora muri industry ya music. Ni benshi rero bagiye bavuga ku kibazo cyo kwiharira imbuga nkoranyambaga bo bonyine, bagakenera umuntu ubareba ariko bo ntibarebwe. Abo bose rero nkubwiye uragenda usanga habamo utwo dukosa. Undi mustar wabaye umustar ubwo usa nk'uwavuye mu muziki cyangwa se ubikora bwihishwa, mu minsi ishize ku itariki 25 z'ukwezi kwa 7 umwaka ushize, umwaka wa 2024, umuhanzi w'icyamamare bita Christophe Muneza, uwo ni umuhanzi mugiye muzi, Christophe Muneza, uwo bita Christopher, yagize gutya ku nkuta ze za Instagram akora icyo nakita nka private, cyangwa se reka tuvuge ko yasibye, kubera yuko iyo urebye kuri Instagram ye, ku rukuta rwa Instagram rwe, usanga nta kintu na kimwe kiriho, ukanabona yuko ari zero post. Yagize gutya rero asiba post ze zose. Niwe muhanzi ukoze impinduka ku rubuga rwe rwa Instagram, ntiyanabivuga cyangwa se ntiyabitangariza abakunzi, dore ko rero Muneza Christopher yamenyerewe mu ndirimbo nyinshi, indirimbo mwagiye mumenyaho nyinshi naraza no kuvugaho, kuko indirimbo za Christopher zabaye nyinshi, ni nyinshi, aba arizo kwamaza umukuru w'igihugu, His Excellent. Rero Muneza Christopher amezi 9 arashize asohoye indirimbo bita Nzakomeza Ntsinde. Indirimbo rero nakomeza kubabwira yuko yamaje umukuru w'igihugu. Nyuma y'ino ndirimbo kuri Instagram, kuri platform ze, yaragiye arasiba buri kimwe cyose, dore ko abenshi mu banyamakuru batigeze bamenya ibyabaye. Ni gake ubundi umuhanzi yerekana ko imiziki ayivuyemo, cyangwa se ni gake abahanzi bo mu Rwanda berekana yuko umuziki bawuvuyemo, dore yuko bamwe na bamwe bavuga yuko bari baragiye kwiga cyangwa se bari baragiye mu yindi mirimo, ariko batita iy'amaboko, bakagenda nka rya jambo uno munsi. Rero kuri ino tariki n'ubundi turiho tuvugiraho, uno munsi uwo bita Mugisha, mwamenyereye ku izina rya The Ben, aho yagarutse mu Rwanda, aho yaje gukomeza icyo nakwita yaje gukomeza
amasezerano yagiranye n'amakampani menshi nyuma yo kubyara cyangwa se yo kwibaruka we n'umufasha we Ikeza Pamela. Rero ni byinshi The Ben yagiye avugwaho. Wamenyekanye nka The Ben Mugisha Benjamin, uyu munsi rero yagarutse mu gihugu cye cyamubyaye cy'u Rwanda, aho yagiye abazwa ibibazo byinshi, amazina y'umwana we, yagiye abazwa iby'urugendo, ibyo kwishimirwa. Natwe tumubwira ati congratulations, aho hitezwe ko hashobora kuzasohoka indirimbo iha ikaze umuziranenge we. So rero uno munsi ibikorwa yakomeje igikorwa cye n'ubundi cyo kwamamaza muri Tecno mobile phone, aho yamamaje 40 series. Ni telefone ya Tecno Camon 40 game change. Ni amagambo yanditse ku rukuta rwe rwa Instagram, anakomeza gushishikariza abafana be gukomeza bagakurikirana indirimbo ze cyangwa se ibikorwa bye, dore ko ku nkuta ze za Instagram ibyagiye bivugwa na benshi bagiye batangarira ibintu byinshi. Abantu benshi bagiye batangara uburyo atigeze apostinga amazina y'umwana we kuri Instagram. Rero ni byinshi mwagiye musaba gusobanura kuri runo ruzinduko yagiriye mu Rwanda se, cyangwa se yakomeje kwizeza cyangwa se gukora hirya no hino, aho yagiye muri Canada, ajya muri Australia. Ni tuwa nyinshi yagiye akora, aho yagiye azikora mu bihugu bigiye bitandukanye. Sasa rero uno munsi yagarutse mu Rwanda, dore yuko bivugwa ko agiye kuzitabira cyangwa se kuzakora fete yakira umwana we. Rero kuri runo rubuga rwa Instagram, ikindi kivugwa cyane ni kuri Instagram ya Pamela n'umugabo we The Ben. Bivugwa yuko yakaba yarapostinze cyangwa se ariwe wagaragaje amazina y'umwana we, ariko deja mu kuyahishura abenshi ntabwo bigize bamenya aho amazina yaturutse cyangwa se uwatanze amazina, dore ko benshi bagiye bajijinganya cyangwa se bibeshya ku mazina y'umwana Mugisha The Ben, uwo mwamenye nka The Ben. So rero ni amakuru menshi agenda acaracara ku mbuga nkoranyambaga nko kuri Instagram, TikTok ndetse na YouTube. Sindi kubwibande ku nkuru ya The Ben cyane, ariko hari indi nkuru hano ihari y'uwita Kasuku. Benshi mwamenye nka Jay Swiza, umwami w'abagore. Sasa rero uyu mugabo wari utuye mu gihugu cya Mongolia, yagiye avugwaho byinshi. Abenshi bagiye bamuvugaho ibintu byinshi, bagiye bamubifinga kenshi ku mbuga nkoranyambaga, aho atari yakagarutse mu gihugu. Ariko dore ko yaje abenshi batemera yuko ashobora kugera mu gihugu cy'u Rwanda, dore yuko banavugaga yuko
aramutse ahageze bazamerera nabi, ariko uko siko byagenze. Ahubwo hagati y'ibyo byose Jay Squeezer yavuye mu gihugu cya Mongolia agera mu gihugu cy'u Rwanda, abantu baramwakira ndetse bamuha ikaze ryatunguye abantu benshi. Ni benshi rero byatangaje kubona ibintu nk'ibyo bitewe n'amagambo yagendaga avugira kuri rukuta rwa Instagram n'ama live yagendaga akora cyane, dore yuko byabaye challenge, ari nabyo umunyamakuru w'umwuga ko byanditse, umunyamakuru w'umwuga unakora kuri YouTube witwa Umutesi Scovia yagiye avugaho anerekana yuko muri bamwe bakagombye kuba bafatwa n'amategeko abareba mu nshingano zabo nk'abanyamakuru, yewe anamubwira ko agomba gucisha make cyangwa se akajya avuga ibikwiye, ibyo twakwita nk'ibikwiye, kubera ko hajya humvikana ko Umutesi Scovia ari we uhagarariye itangazamakuru mu Rwanda muri RMC cyangwa se muri RBA. Hagati aho ni benshi batamenyerewe mu mbuga nkoranyambaga, ariko nanone bakora ku bitangazamakuru biri muri system ya broadcast, ku mateleviziyo cyangwa ku maradiyo, ugasanga barimo kudisinga cyangwa se barimo kuvuga ku bijyanye na media muri rusange, ariko bakanashyiramo n'imbuga nkoranyambaga, dore ko uyu nguyu Jay Squeezer cyangwa se umwami w'abagore yagiye we avuga ko urubuga rwa YouTube rufite amategeko amugenga, rero kuba atari mu nshingano za Scovia cyangwa se z'umukuru cyangwa se mu nshingano ze, atagize icyo amurebaho, kuko mu mategeko atanga dore ko atamurebaho. Byanavuze yuko atari umunyamakuru, ahubwo agomba guha amategeko abanyamakuru ashinzwe mu nshingano, dore ngaho nguko rero bagiye batanga raporo nyinshi. Nyamara Jay Squeezer ntabivugaho rumwe n'abandi banyamakuru, kuko we yavuze ko akora ibimureba kandi ko hari amategeko amureba, ariko ntago yigeze avuga ko hari amategeko atamureba, ahubwo yavuze ko mu mategeko Scovia atanga atareba Jay Squeezer, dore ko yagiye amwibasira mu biganiro byinshi, dore ko yagiye amuvugaho ibintu bigiye bitandukanye. Ni benshi bagiye bamuvuga, ariko gusubiza bikaba gake. Ku mbuga nkoranyambaga rero hagiye hanatangwa umurongo ngenderwaho mu nzego zigiye zitandukanye, nk'urwego nka RIB rwagiye rutanga amategeko n'imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga, ariko rimwe na rimwe abanyamakuru bakavuga yuko hari itegeko rimwe ryicwa bitewe n'urimo kuryica n'icyo yishingikirije. Ubwo rero ngaho nguko icyo ngicyo rero icyo Scovia yashingiyeho, arimo kuvuga ko uwitwa Jay Squeezer cyangwa se Kasuku yarenze ku mategeko amugenga, atangira no gutuka, atangira gusebya, ariko we ubwe yivugira yuko atigeze yinjira mu byo twakwita kwinjira mu mafamiye, dore ko ari nacyo agenda ashingira avuga ko nta muntu yinjire mu buzima bwe buri personalite. Anavuga byinshi ku banyamakuru bagiye bavuga ku buzima bwite bw'abasitari bagiye bakomeye, avuga amategeko abagenga bitewe n'igihugu barimo n'amakosa bamwe mu basitari bagiye bakora,
nko gukoresha ibiyobyabwenge. We rero avuga yuko nta biyobyabwenge na bike akoresha, mu magambo avuga ko aba yabibonye yabyitondeye. Ni mu makuru menshi yagiye avugwa hano hanze ku mbuga nkoranyambaga. Ni benshi bagiye bareka cyangwa se basiga inyuma kariyeri zabo, nk'uko twatangiye tubibabwira muri kino kiganiro. Iki kiganiro ni Talk Plus, muzagenda mwumvamo byinshi mu byegeranyo by'abasitari bagiye bakora ibidasanzwe, dore yuko vuba ahangaha havuzwe yuko CEO wa The Main, umugabo witwa Badlama, yakomeje kuvuga ku nkuta za Instagram no kuri YouTube. Umugabo bita Jay Squeezer Kasuku arongera nawe abisubiramo avuga yuko arimo gutabaza. Ese ni bande bamenye ko arimo gutabaza cyangwa se ni bande batabimenye? Ahangaha ni ahantu usanga nka media, dore yuko hari n'abantu bavuze yuko media idafite umuntu uyishinzwe cyangwa se uyirebaho ubifite mu nshingano, ugomba kumva ikirego cy'umuntu cyangwa se akamenya ibyiriwe cyangwa se ibicaracara ku mbuga nkoranyambaga. Rero uno mugabo Badrama mu minsi yashize, mu mezi 3 ashize, yigeze kujya mu rubanza umugabo, ariko sindaza kumumentioninga izina rye kubw'impamvu runaka. Badrama yigeze kugirana ikibazo n'umugabo nyirakabari kari hano mu Rwanda, biba ngombwa yuko bajya mu manza. Aho Badrama rero avuga yuko yarenganyijwe, aho Badrama avuga ko uwo mugabo akomeza kumurenganya cyane bikomeye. Hari nabwo mu minsi 2 ishize Jay Squeezer yavuze yuko Badrama arimo gutabaza ariko ntago yigeze yitabwaho. Ni kenshi abantu bari muri media bagira ibibazo nk'ibi ngibi, ugasanga ntago byumvishwe kimwe nk'iby'abandi ba star, ariko Badrama yagiye agaragarwaho no kuvuga yuko babeshyira abanywa drugs, bakiyita ko ari drugs zabibateye kandi bazibeshyira. Ni amagambo rero yakomeje kuvuga ku nkuta za Instagram muri stories, yakomeje kubwira abagiye babeshyira ikinyobwa cannabis. Mu minsi ishize ibyo yabivuze mu gihe bafungaga cyangwa se habaga hariho saga ya Emerine. Yes, habaga hari saga ya Emerine, hari amasaga yo bita Pifra, akabivuga no muri saga yafata ku mavuta, ari naho byumvikanye cyane ngo dore yuko bamwe bagiye bibeshyira cyangwa se babeshya, bakavuga ko ikinyobwa cannabis ari cyo kibatera gukomeza gukora ano makosa, barenga ku itegeko rigena kunywa cannabis. Rero kino kinyobwa hano mu Rwanda ntago cyemewe. Ni ikinyobwa cyangwa se sinzi nimba nakita ikinyobwa, ariko ndatekereza ari ikinyobwa kuko barakinywa, baragitumura. Cannabis ni ikinyobwa cyangwa se ni itabi rikoreshwa na bamwe mu bahanzi kugira ngo bagire icyo twita vibe cyangwa bagaragare bari huge. Ibi rero Badrama, CEO wa The Main, yavuze yuko batagomba kubibeshyera. Yavuze yuko bagomba gushaka ubundi buntu babeshya cyangwa se babwira abantu.
noneho bakabapima ngo indwara zo mu mutwe aho kubapima ikinyobwa cya cannabis. Ngayo nguko ni byinshi byagiye bivugwa. Hari saga ya Dani Nanone. Ino nkuru imaze igihe kirekire, inkuru yo gushinja Dani Nanone kubyara umwana akamwihakana. Kubyara umwana ukamwihakana, dore yuko ibi ngibi byavuzwe n'abantu benshi, dore yuko umuhanzi Petero bamwise Petero Nzukira uyu nguru yavuze yuko atagakwiye kuba arimo kuganira n'umupapa utari proud, dore yuko hari n'ikiganiro cyahuriyemo na no bita Irene CEO wa MIE ari kumwe no munyamakuru bita Babo kuri televiziyo bita Isibo. Ya Peter yatumiye cyangwa se Isibo yatumiye Dani Nanone maje agiye kuronshinga indirimbo y'inshyashya. Indirimbo yasohotse mu minsi mike ishize, dore ko Dani Nanone ari we muhanzi muri ano mezi atatu wakoze comeback. Dani Nanone niwe muhanzi wakoze comeback avuye kwiga. Bivugwa yuko yari avuye mu bijyanye n'amashuri ye, yari yaragiye kwiga, asohora EP yari yaremereye abafana be mu minsi 6. Mu cyumweru cyashize nibwo Dani Nanone yasohoye EP yise 112, umubare mpuruza tumenyere hano mu Rwanda. Nyuma y'ino EP hari indirimbo yasohoye imaze iminsi 13, urwaho ni byumweru hafi bijya kuba 2. Indirimbo yari yise Sofa, indirimbo yafatanyijemo na Era Rings, indirimbo yise Sofa. Ni indirimbo rero yagiye ajyana ku mateleviziyo n'amaradiyo, dore yuko yagiye anakora launching yayo ku maradiyo n'amateleviziyo. Anabazwa ku bijyanye n'umuryango we bwite mu byo yagiye ashinjwa n'inkiko, dore ko mu minsi ishize yageze ku Isibo babimubazaho. Reka mbasigiremo ukuntu yabasubije, wumve itiku hagati ya Dani n'umuntu bita Peter. Ni itiku ryakururutse cyane ku mbuga nkoranyambaga, biravugwa cyane, ariko se nkibaza rino tiku rishingiye kuki? Ese ninde uri mu ikosa? Ahangaha hariho ndagaruka mbaye ikiganiro cya kabiri kuri Talk Plus, ariko nanone aka kanya mumbwiye muti uyu nguyu niwe uri mu ikosa hagati ya Dani Nanone n'umuntu bita Peter. Inkuru itarigeze ivugwaho na benshi mu bagize abayobozi bashinzwe entertainment mu gihugu. Ibyo ntabwo bijye babivugaho, ahubwo byavuzweho n'abafans cyangwa se abanyarwanda mu ncamake. Mubanze mwimvire ikiganiro Talk Plus nakagaruka, ni mu kanya ndagaruka mbabwira ibyire bivuga ku mbuga nkoranyambaga muri ino minsi ishize.